Abaduteze amatwi tubaramukije mu izina rya Yesu Uwiteka abahire. Reka dushimire Imana tugezemo kwiga ijambo ryayo, twongera kurarika abantu bose Imana ihaye kuramuka kugira ngo bakurikirane ijambo ryayo. Njye tugiye gufatanya muri uyu mwanya nitwa Munyagisenyi Ngango. Tugiye kuririmbira hamwe indirimbo ya 82 hanyuma dukomeze. Mu gitondo njya ndirimba nguhimbaza mwami, nguha amashengesho yanjye kuko nkwiringiye. Ku misozi niho Yesu yajyaga asabira, no gutakambira Data ngo adukize ibyago. Mwamunyoboresha umwuka mu nzira itunganye, untunganiriza ubwenge menye ibikwiriye. Abubaha izina ryawe urajye ubumvira, ubakingira imbabazi bakira amakuba. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe, uduhaye uburame kubw'ubuntu bwawe. Ntabwo ari ibyiza byacu wahereyeho, ahubwo nuko udukunda urukundo rukomeye, ugahora utwongerera iminsi yo kubaho ngo ubone uko utweza. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya tuje imbere yawe tugutambira igitambo cy'ishimwe, ubwo uduhaye umucyo w'isi, ikaba isi imurikiwe n'izuba bukeye, umwijima ugiye. Turakwinginze ngo n'imitima yacu imurikwe n'ijambo ryawe, abantu bose uhaye kubyuka n'imitima yacu ikangure, dushime izina ryawe. Tugiye kuvuga ijambo ryawe wandikishije ryera, ribashe kunyura imitima yacu, umwuka wariherekeze kugira ngo ribashe kudufasha dutegure kuzaboneka mu bwami bwawe. Imigambi y'umwanzi ukomeze kuyidutsindira, ahubwo uduhe kukwakira mu ijambo ryawe, kandi ibyo ushaka n'ibyo ukunda watugeneye biri mu byo uri butubwire, uduhe kugira ngo bitugirire akamaro, tuzabone ubugingo buhoraho. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amena. Tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo utubwira ngo akamaro ko gusenga. Tugiye kwigira hamwe akamaro ko gusenga. Muri iki cyigisho turarebera hamwe ingingo zitandukanye zigera kuri 5, ariko turazivugaho mu mwanya utari we muremure ungana n'igihe dufite muri uyu mwanya. Akaba dusaba ko umuntu wese yagira umwete wo kwita kuri iri jambo tugiye kwigira hamwe ritubwira ngo akamaro ko gusenga. Akamaro ko gusenga turarebera hamwe icyo amasengesho atumarira twaguye mu byaha, icyo amashengesho atumarira twahuye n'ibigeragezo, icyo amashengesho atumarira igihe inshingano ziturenze ubushobozi, kandi turarebera hamwe icyo amashengesho atumarira iyo dukeneye umwuka wera. Ingingo turi burangirizeho ni uburyo dukwiriye gusenga. Turigira hamwe ijambo ritubwira ngo akamaro ko gusenga, hanyuma dusenguriza ingingo mu gihe dufite. Turifuza ko umuntu wese akurikirana kugira ngo amakene Imana yabizi ufite nanjye mfite abashe gukemurwa mu ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya Matayo igice cya 7 umurongo wa 7, Yesu yaravuze ati, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomaye ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usabye ahabwa, n'ushatse abona, n'ukomanze arakingurirwa. Yesu yavuze yuko dukwiriye gusaba rwose. Aravuga ati, musabe muzahabwa, mushake muzabona,
mukomaye ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usabye ahabwa, n'ushatse abona, n'ukomanga arakingurirwa. Luka yongeye kubyandika kuri aya magambo Yesu yavuze, aravuga ati nuko ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomaye ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usabye ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga arakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Yesu yavuze aya magambo mu by'ukuri mu buryo bwumvikana, avuga ati musabe muzahabwa. Mbese mwebwe ntimufite abana? Iyo umwana wagusabye umutsima wamuhereza ibuye? Agusabye ifi wamuha inzoka, cyangwa sikoropiyo agusabye igi? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntabwo azarushaho kubaha ibyiza igihe muzaba mubimusabye? Mbese birumvikana ko Yesu yatwibukije ko tugomba gusenga kuko bidufitiye akamaro. Bidufitiye akamaro gakomeye cyane, niyo mpamvu yatwibukije gusenga, kandi arabishimangira cyane ati musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Mbese ko mwebwe abana babasaba ntimujye mubaha? Ndetse dufashe icyitegererezo ku bana, nta n'ubwo iyo umwana agusabye ujye umuha ibyo agusabye gusa, ahubwo ujye umurengerezaho. Kandi uri umubyeyi, uri umuntu, kandi turi babi mu mitima, turi babi, ariko abana kubera urukundo Imana yashyize mu mitima yacu rw'abana bacu, umwana gusaba ikijumba ukamuha n'agakoma ko kunywesha, wenda ukamuha n'uduta, ukamuha n'agatobe, uvuga ati umwana ikijumba ntagikira, reka muhe n'icyo kunywesha, kamuhe n'agasosi, hanga n'inshuke n'agasose, ikijumba ntacyo cyakumarira. Ariko umwana ati mpiki gusa, mpiki ikoma, mpa amata se, mpa ibiryo, mpiki ijumba, cyaheruka n'icyo avuga. Ariko iyo umubyeyi kubera afite urukundo rwa kibyeyi, ushyiraho n'ibyo atagusabye. Uko niko Imana irushaho cyane. Twebwe iyo dusabye, Imana itugirira neza ikarenza n'ibyo twasabye. Niyo mpamvu rero kuri aya magambo tumaze gusoma, gusenga ni ingenzi, bifite akamaro. Niba koko umuntu asabye ahabwa, ndatekereza muri buno buzima busanzwe, umuntu ari umukire, afite ubushobozi, afite icyubahiro, afite ubutunzi, akavuga ati rero ujye unsaba nzaguha, icyo ushaka uzakibona, nukomanga nzakingura, newe nuvuga nzagukemurira ikibazo. Ndatekereza ko umuntu yahora kuri uwo muryango, yajyayo kenshi, yagendayo kenshi, ntabwo yahwema kujyayo. Ariko ku Mana harusha mu bakire, mu bafite ubushobozi n'imbaraga. Niyo mpamvu niyo dufite ibyo dukeneye ku buyobozi, umuntu ahorayo buri munsi, ukazakemura ikibazo wararushye bitewe nuko abakeneye serivisi aba ari benshi. Ariko Imana ni nyembaraga, ntabwo bijya binanira. Byaba ari ubujiji bukomeye cyane kubura uko dusenga, ariko gusenga ni ingirakamaro, kuko Yesu aratubwiye ati musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomaye ku rugi muzakingurirwa. Noneho mbese dufite ubukene? Yego turabufite bwinshi se? Oya, dufite bwinshi cyane, burenze bwinshi, ntabwo dufite bukeya. Kubera iki se dushobora gukomeza kuba abakene, ibintu bikatugora kandi bikatunanira? Kandi mu by'ukuri Imana yaravuze ngo izaduha ibyo dusabye byose. Biragaragara yuko iri hame ni ryiza, iri tegeko ni ryiza, iri shami ni ryiza, ariko umwanzi ararwana cyane ngo utabikora kubera azi yuko iby'Imana yavuze niko bimeze. Reka duhere ku cya mbere. Mbese umuntu akwiriye gusenga kubera iki? Kubera turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya, turi abacumura. Nta bundi buryo buriho bwatuma dukira ibyaha keretse gukizwa n'Imana. Kandi mu by'Imana itangira ubuntu, agakiza k'ibyaha byacu igaha abagashaka. Imana ni nyabuntu, hari ibyiduha tutabisabye kubera imbabazi zayo n'urukundo rwa kibyeyi. Ibiryo, kuramuka, guhinga bikera, kubyara. Ntabwo abantu babyara kubera basenze, ntabwo byera kubera basenze, ntabwo babona ibiryo kubera basenze, ntabwo bacuruza ngo buhe kubera basenze. Ahubwo ubuntu bw'Imana ishinzwe kubeshaho ibyaremwe byose kugira ngo bibeho, tubihabwa ku buntu bwabo n'urukundo rwa kibyeyi. Ariko agakiza k'imitima yacu, kuko ari iby'agaciro gakomeye cyane, gahabwa abagakeneye kandi bizeye kandi bagashaka, kuko ntabwo Imana yatanga agakiza ku batagashaka. Ibindi byo kubera ari ngombwa, ni ihame ryayo rigenga gutanga byose, ngo iramena byose bikayora. Ariko nabwo umuntu ajya ahabwa amafaranga menshi, yabona abaye menshi
agafata mwamwe akayanywera inzoga, agafata n'andi akayajyana mu ndaya, agafata mwandi akajya kuyarebesha ibinezeza. Ariko kuko Imana ishinzwe gutunga ibiriho byose, ariko agakiza karuta ibindi byose, ntabwo ariho gufatwa nabi. Niyo mpamvu gahabwa abagasabye, gahabwa abagashaka, ariko Imana yagatanze ku buntu, ariko umuntu agahabwa kubera nawe amenye ko gakenewe. Niyo mpamvu rero ibyaha byacu iyo tubikoze turi abanyabyaha, nta mbaraga dufite namba zabyivanamo ngo tubyikize, ariko iyo dusabye gukizwa turabihabwa, iyo dusabye imbabazi turabihabwa. Turafitara kuri umwe watubereye icyitegererezo muri Bibiliya, nubwo ari benshi, ariko twahisemo kuvuga kuri umwe witwa Dawidi. Dawidi yaguye mu cyaha gikomeye kubera intege nkeya za kamere, ihererekanyamurage, intege nkeya, uburangare yari yagize byamutaye mu cyaha gikomeye. Kiboneke mu gitabo cya Samuel rwa 2:11 ndetse mugasoma na 12, kuko bari bagiye ku rugamba, arisigarira, asigara atembera, abona umugore mwiza, aramwifuza, agwa mu cyaha cyo gusambana nawe. Umugore amaze gusama, Dawidi abona bizamukoraho, kandi umugabo yari ari ku rugamba, amutumaho ngo azimanganye icyaha. Umugabo araza, ku bw'itegeko ry'intambara ntiyajya kuryama mu rugo, aryama kwa Dawidi. Dawidi ati se kutagiye iwawe? Ati ntabwo nari kurara iwanjye, abandi bari ku rugamba ntibyemewe. Nuko uwo mugabo Dawidi aravuga ati ndamugira nte ko yanze kujyayo ngo muhegeke hiriya nda. Aravuga ati reka nkore ikindi cya kabiri. Amuha inzoga zikarishye, arasinda. Aravuga ati ubwo yasinze aradandabira najiwe, asinda aryama kwa Dawidi, aho abandi basirikari baraye bamurinze. Dawidi abyutse asanga niho arate sura cyarahate ndacyara kutagiye iwawe. Ati ntabwo nahajya, kirazira kujya kuryama mu nzu yawe abandi bari ku rugamba. Byashoje Dawidi avuze ati ibyo nashakaga birananiranye, reka nshaka umuti wa kabiri w'icyaha nakoze. Uwo kumureka hinda biranze, none uwo kumusindisha biranze, reka nshake ikindi cyaha twikira iki cyaha mu bwenge bwanjye. Aravuga ati ngaho subira mu ngabo. Amuha ibaruwa, atariko ntuyipfundure, wishyira umugabo w'ingabo, ayihereza Yowabu. Asanga yanditsemo ngo uyu mugabo mumushyira ahantu hakomeye, maze bamwice agwe mu ntambara. Nuko Yowabu yumvira umwami igihe bari ku rugamba, abari bagira umuyobozi w'imbere. Nuko urugamba rusakiranye, abandi arabagarura, baramukubita arapfa. Nuko inkuru irazigira kwa Dawidi ngo intambara yakomeye, abantu bapfuye, ariko na Uriya yapfuye. Avuze ngo Uriya yapfuye, ati nta kibazo, mwihangane, muzatsinda nta kibazo. Araceceka, aragenda ahumuriza umugore we, kaho basangiye ibyago, ari wamwicishira, bati humura ihangane, ntabwo nzagutererana, ninjye waguteye nena nzagucyura, ntabwo uzaba umupfakazi utagira umugabo, humura. Aramujyana mugejeje iwe. Imana yohereza umuhanuzi, abwira Dawidi ati mu gihugu cyawe harimo umugabo ufite intama, amatungo, ihene, inka, ibimasa by'imishishe n'iby'inkone, ariko yabonye umushyitsi, aho gufata mu gatama ke cyangwa mu bimasa bye cyangwa mu ihene ze, aragenda afata agatama k'umukene uri korora, ariho agitangira ubuzima. Ako gatama yagakundaga, yakarazaga ku buriri, kakanywesha ku nkongoro ye, kagaha ku gikoma, kagaha no ku biryo kazatazapfa. None yagiye akavana mu gituza cye arakica, aba ariko agira izimano ry'inshuti ye. Dawidi arababara cyane, ashishimura imyenda ye n'uburakari bwinshi, aravuga ati nuko ndahiye Uwiteka, uwo muntu akwiriye gupfa, kandi iyo ntama akayiriha 4. Natani umuhanuzi aramubwira ati uwo mugabo nta wundi wabayeho, ni uwitwa Dawidi, ni wowe ufite umugore wishakiye, washatse n'abasahura maze gupfa warabajyanye, niyo yabikimana kongeye ibindi, ariko urahangara ukendera n'umugore wa Uriya umusirikari wawe, uramwifuza, ugerekaho no kwica umugabo we. Dawidi nta handi yahungiye, yavuze ijambo rikomeye ngo nacumuye ku Uwiteka. Nacumuye ku Uwiteka, ntabwo yirengeye, ntabwo yahakanye icyaha cye, ariko si byari kugenza bite ko yari yarwiciriye ngo akwiriye gupfa, kandi akarihakane iyo ntama. Ko ari we waruciye biragenda bite? Arahungira he? Arajya he kandi ko aruciye? Mu by'ukuri yari akwiriye gupfa, kandi agapfa amaze kurihakane ubuzima bw'uriya muntu, kandi kari kunashoka byari birenze 4. None se Dawidi yari gukora kindiki?
ikintu yitabaje ni ishengesho. Ikintu yitabaje ni ishengesho, ni ugusenga. Yaravuze ati, Zaburi 5:1, Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe bwawe nacumuyeho, nuko nakoze cyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke kukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye n'uca urubanza. Dore naremwe gukiranirwa, mu byaha ni mu mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe zowe undera, unyuhagire ndabumweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana ndeba mu mutima wera, unsubiza mu mutima ukomeye. Ntunekure mu maso yawe, ntungureho umwuka wawe wera. Unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira y'abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu. Nubwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe, Mwami bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo biguhaye, tunezezwa n'ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Ugire neza Isiyoni kuko uhishimira, wibuke inkike z'i Yerusalemu. Mbese mu by'ukuri aya magambo ntarimo ishengesho ritakambye cyane. Harimo kwihana, harimo gusaba imbabazi, harimo gusaba gucungurwa, harimo gusaba guhongererwa, harimo gusaba guhanagurwa. Kandi akoze ikintu, asenze ishengesho ririmo kwizera, avuze ati, ibitambo aho bigeze ntacyo byamara. Ntabwo intama yabikuraho, ihene ntiyabikuraho, imfizi ntiyabikuraho, amaraso ibyanjye ntiyabivanaho. Kandi icyo gihe baratambaga ibyanjye byo nta bitambo by'amaraso by'intama byabivanaho. Imbabazi zawe gusa, amaraso ya Yesu, igitambo cyawe cyonyine kivuye mu cyo cyashobora kunkiza. Ariko nzi yuko ubishoboye. Nunkiza ndakira, nunyeza ndera, nuntunganya ndatunganya. Ngaho bikore, nzagushima, nzavuga agakiza kawe. Ngaho nkuraho inyama y'umuntu nishe. Mbega ishengesho ryo kwizera, guhangara gusenga ngo Imana igukize wishe umuntu. Maze Imana irumviriza, iriba gusenga kwa Dawidi, ibona umutima umenetse, ibona kwicuza, ibona kurira, ibona akababaro, ariko ibona no kwizera afite. Nuko muri Samweli 2:12-13 haravuga ngo, nuko Dawidi abwira Natani ati, nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati, nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe. Mbega isezerano, mbega igisubizo, mbega ihumure, mbega amahoro, mbega kugubwa neza, kumenya ko icyaha cyari cyaguhamuye, cyaguciye intege, ukabwirwa n'ijwi ry'Imana ngo icyaha cyawe nagikuyeho, ntabwo uri bupfe. Bisobanuye ngo kubera gusengana kwizera, gutakambira Imana wabajwe n'ibyaha, Imana yakiriye gusenga kwa Dawidi, ikuraho icyaha cye maze iragihanagura. Bana b'Imana, kuri iri jambo ndavugaho ijambo rimwe nasinye muri Rengera Ubuzima. Hatubwira yuko iyo turi gusaba imigisha yo mu buzima, haba ubwo dutinda gusubizwa cyangwa ntituyihabwe. Wasaba inzu igatinda, wasaba amafaranga agatinda, wasaba ibiryo bigatinda kuboneka, wasaba umwambaro bigatinda kuboneka, wasaba kubona itungo rigatinda kuboneka, ngo cyangwa icyo usabye ntikiboneke, kubwo gutoranya kw'Imana ikabona ko bitagukwiriye. Ariko haranditse muri Rengera Ubuzima ngo, ariko iyo dusabye kubabarirwa ibyaha byo, dusubizwa ko kanya. Ishengesho ritabamo agateganyo, ishengesho ritabamo tegereza, ishengesho ritabamo buretse gato, ni ishengesho ryo gusaba kubabarirwa icyaha no gukizwa icyaha. Niyo misiyo, niwo murimo uruta indi yose w'ingenzi wazanye umukiza wacu, kuko nicyo cyago, nibwo bukene, niko kaga, niyo ndwara mwene muntu afite irusha ibindi byose biri ku isi bibi. Niyo mpamvu rero iyo umwana w'umuntu umutima wabajwe n'icyaha,
akibuka ko ari kibi, akamenya ko cyabambeshije umwana w'Imana, akamenya ko Imana yatanze igitambo kitagereranywa ku bw'icyaha, akareba urwo rupfu rwo kumusaraba rukamumena umutima, maze agashyira mu gaciro agaciro, akumva uko kubabazwa k'umwana w'Imana, akareba ishyano yakoze, akareba icyaha cy'uburyo ari kibi. Iyo umwana w'umuntu agize umugisha wo kubyiyumvisha, maze agaterura ishengesho asaba kubabarirwa, asaba gukizwa, asaba kwezwa, iryo shengesho mu bisabwa byose niryo risubizwa ako kanya. Niyo mpamvu Imana yahise ibwira Natani aho naho, iramubwira iti genda ubwire Dawidi uti nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe. Icyakora ingaruka zo zakomeje kubaho, zo ntabwo zijya zibura kubaho. Niyo mpamvu uwarangayaga agasambana agatwara inda zanabyara agira igisebo, uwahemutse akagira icyaha akora azanakomeza kucyitirirwa. Niyo mpamvu iby'ibihano byo ntabwo tubijyamo. Icyo twitayeho ni uko isengesho rifite akamaro igihe twaguye mu byaha. Mbese natwe tugira ibyaha, natwe tubigwamo, natwe turakosa. Ese tujya tuba mu byaha nyuma y'iminsi 2, nyuma y'ukwezi, nyuma y'ibyumweru? Oya, ducumura buri kanya. Kuko mu gitabo cy'Intambara Ikomeye haranditse ngo mu rubanza rw'Imana iyo iri gusuzuma ibyaha byacu, ngo n'iby'umunsi umwe gusa ntabwo twashobora kubigarura ngo tubikosore tubishobore twebwe ubwacu, keretse gusa bikozwe na Yesu, niwe ushobora kongera akabigarura akabikosora. Ariko ni musanzu kidusabwa, turasabwa gusenga. Rero dukwiriye guhora dusenga. Niyo mpamvu kubagerageje gusoma ibyerekeranye n'amabwiriza y'ibitambo by'Isirayeli, cyaba igitambo cy'ishimwe, cyaba igitambo cy'uko turi amahoro, cyaba igitambo cyo gukuraho urubanza, cyaba igitambo cyo koswa cya mutara nimugoroba, ibyo bitambo byose nubwo cyaba ari cyo gushima kubera inka yawe yabyaye, imyaka yawe yeze, umwana yavuye kwa muganga, umudamu yabyaye, umuntu yavuye ku iseta, urugendo rugoye waruvuyemo, ese wavuye muri gereza, ugomba kuzana igitambo cyo gushima. Ariko icyo gitambo cyishimwe nacyo Imana yavuze yuko nta na kimwe kigomba gusogotwa nyiracyo atabanje gushyira ibiganza mu ruhanga kakivugiraho ibyaha bye. Igitambo cyose cyemerwaga aho kivugiyeho ibyaha, bisobanuye ngo nta gihe umuntu aba ari aho ngaho ataguye mu makosa, atacumuye, atandujwe n'umwanzi, kuko atwo ahorana natwe. Niyo mpamvu igihe cyose ishengesho ryacu ryemerwa iyo dushyize ikiganza mu ruhanga, tukabanza kongera gutura umukiza wacu ibyaha byacu no kwandura kwacu no guhemuka kwacu. Niyo mpamvu twebwe turi abanyabyaha, kandi mu by'ukuri byanditswe yuko iyo umuntu yegereye Yesu ngo arushaho kubona ko ari mubi. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga nka Dawidi buri munsi, kuko ducumura kenshi. Noneho ariko ikiza cyo gusenga, iyo dusabiye kino cyaho uyu munsi, Imana iratubabarira kandi ikadukiza. Mbese ntimureba ko umuntu agenda asenga ariko ibyaha bigenda bishira, bitewe nuko Yesu yaduhaye iri sezerano, iyo dusenze turababarirwa kandi tugakizwa. Niyo mpamvu rero icyambere gikwiriye gutuma dusenga nuko turi abanyabyaha. Aho turahavuye, kubera iki tugomba gusenga? Amasengesho adufitiye akamaro. Icyambere adufitiye akamaro ku byaha byacu. Rero niba turi abanyabyaha dukwiriye gusenga. Ese ntabyo wibuka? Ujya wumva ntabyo ufite? Niba ntabyo ufite, hari izindi mpamvu zikwiye gutuma dusenga. Nuko muri ubuzima bwacu hari ibigeragezo. Mu bigeragezo ishengesho ridufitiye akamaro. Mu bigeragezo ho turavuga amateka makeya, dutanga ingero. Urugero turi buvuge n'urwa Esteri muri Bibiliya, ndetse n'urwa Daniyeli. Hanyuma nawe ugereranye n'ibyawe. Igihe turi mu bigeragezo, gusenga bitugirira akamaro. Amasengesho afite akamaro turaba kubera ibyaha byacu, kubera turi abanyabyaha, twakoze ibyaha. Gusenga bifite akamaro. Turi mu bigeragezo, gusenga bifite akamaro. Esteri, amateka ye maremare turi buvuge mu nshamake,
igihe yari amaze kumenya ko mu gitabo cyose muzasome yari amaze kumenya ko bamaze kugambanirwa, Hamani yamaze kubagurisha, yatanze n'amafaranga menshi agiye kuyashyira mu kigega cya leta, mu isanduku ya leta, kugira ngo ahabwe uburenganzira na leta yice abayuda bose bashire. Se wa Esiteri yari umwamikazi, ariko ku bazi igitekerezo ntabwo umwami yari azi ubwoko bwa Esiteri. Mu mabwiriza se wawe yari yaramubwiye, kuko se ntiyari ahari, yamubwiye kutazavuga ubwoko bwe. Maze Esiteri se wawe yamutanze kumenya amakuru ko bamaze kugurishwa. Aravuga ati turapfa turashira, none mukobwa wanjye dore uri ibwami, ngaho gira icyo ukora rero n'icyo Imana yahagushyiriye. Esiteri abonye amakuru yamurenze ubushobozi, ko yaravuze ati umwami amaze ukwezi yaragiye ku biro, kandi kirazira mu gihugu gusanga umwami atagutumiye. Iyo wibwanagije ukamusanga atagutumiye bisobanura ngo urapfa, barakwica ukamanikwa. Icyakora iyo ugize umugisha akaguha invitation, akaguha ubutumire, nibwo uba utari bupfe. Kandi iyo invitation ni ugutunga inkona kubonye utambuka akayikwerekezaho, iyo atayikwerekejeho urapfa. None data wacu ngende mfe? Aravuga ati rero nutagira ubutwari uzapfa, n'ubundi n'inzu ya so muzapfa, ariko Imana izatabara abayuda biturutse ahandi kutari wowe. Uzaba umwaye rero, Imana itabaye inyuze ahandi itakunyuzeho kandi wari uri ibwami. Esiteri aravuga ati noneho inzira zanjye zose nta nzira mbona nacamo n'imwe, ariko reka njye gusenga, kanitabaza ishengesho. Ategura kwiriza ubusa iminsi 3, ararika abakozi be ngo bamufashe gusenga, ahagarika igikoni agishyiraho ingufuri, bamara 3 batarya batanywa, yerekeje amaso ku Mana mu ishengesho. Ntabwo yajyanye igitambo cy'intama, ntiyajyanye imfizi, yajyanye ishengesho, yagiye gutakira Imana. Iminsi 3 ishize aravuga ati rero namaze gusenga, twasenze nawe wasenze, n'abayuda ahandi bose twababwiye basenze, twatuye ishengesho, reka njye ibwami ndebe nimfa nzapfe. Aragenda ajya ku biro, akigera imbere y'inzu y'ibiro by'umwami, umwami aramubona, ahita ahuta bwangu afata inkona y'imutunga, kandi atamutumiye ngo ave mu rugo, amuha invitation yageze imbere y'inzu. Ibi byari igitangaza cy'Imana. Ubundi yagombye kumutumira mu rugo amukeneye, urumva ko yari afite abo gutuma, kandi no kwandika barandikaga ari no kumwandikira, ariko invitation ayiherwa ku muryango. Imana yemeza umwami, dore yasohoye, hitumuha invitation, hitumutumira aka kanya. Nuko umwami arahuta yegura inkona arayimwerekeza, bisobanuye ngo nubwo wizanye ariko ngo ha invitation ntabwo uri bupfe. Esiteri yaravuze ati noneho iyi shambo nshaka kuvuga ndari kubwira uje ndakwitegura, kandi ubwire na Hamani aze mwembi mbakire. Baraje arabaha baranywa bararya, ati ngaho vuga, ati nzakivuga ejo, nyuma muzagaruke no ejo bundi muzongere mugaruke nongere abariho mvuga. Yari ijambo rikomeye burya. Aragenda iryo joro, icyantangaje urumva ko hari guca mu joro rya kabiri, akaba aribwo Hamani aza. Muri iryo joro Hamani ataje, umwami yari kuruhuka agasinzira, kuko nta nkera bafite bazazijyatumwe ejo bundi nk'ejo yaho. Muri iryo joro umwami yagombye kuruhura, kuko baraye mu gitaramo cyahashize. Imana ibuza umwami bitotsi. Marayika aragendera bijyana byose, ntihasigaramo na kamwe. Agerageza gushaka uko aryama, bitotsi biranga. Abibuze birangiye, aravuga ati munzane n'igitabo n'umwanditsi baze baba bansomera muri ndaye kwijoro. Haza umwanditsi w'igitabo, igihe bamuzanira ngo gusoma, agiye gusoma ipaje ya mbere, asoma ijambo rivuga ngo igihe umwami bari bamugambaniye benda kumwica, umwitwa Morodekayi ba kwirembo ry'ibwami niwe wamenye amakuru mbere, maze arayatanga, umwami arakira. Umwami ati ngwiki subiramo, uwitwa Morodekayi ba kwirembo ry'ibwami niwe watanze amakuru umwami agiye gupfa, ubwo inkone ebyiri zari zamugambaniye, nuko atanga amakuru umwami arakira. Umwami ati se none uwo muntu wankijije
ubundi yaragororewe, kandi uvuzwe ni wa wundi wateye Hamani kurakara ugiye gutuma bashira, abayuda bose bashira. Uwasomaga ati oya ntacyo bigeze bamuhara, cyari umugaragu wo kwirembo gusa. Umwami arababara cyane avuga ati mbega kudashima. Umwuka w'Imana arabitura muri we, abiha uburemere, abigira binini, areba ukuntu yahemutse cyane, areba ukuntu uwo muntu yari akwiriye gushimwa, akongera agashimwa. Umwami amarangamutima yo kubyibwira Imana yatubura cyane, nk'uko uri kubyumva nawe, kubera ishengesho ry'abana b'Imana bari basenze. Umwami aravuga ati se ndakora iki? Ati se ninde waba uri mu irembo aha hanze ngo mutume? Naho Hamani aje kongera gucumbura amasezerano no gusaba umwami, igiti yamaze kugisongora, aje kwitaba ibwami n'umwongera atanga amakuru ahagejeje imyiteguro yo kuzarimbura abayuda. Arashengereye ibwami ngo akomeze atone abe mwiza. Umwami amutanga ijambo aravuga ati ese Hamani mwaramutseho, none se umwami akunze cyane akamwubaha, urumva yamukorera iki nk'umuntu wanjye w'inshuti w'umujenama? Hamani ati yafata ifarashi umwami aje agendaho, bumurabigira imodoka, bakayidekora uko baje badekora ifarashi y'umwami. Uwo muntu bakamwambika imyenda y'umwami, bakamwambika ikamba ry'ubwami. Bamara kubikora nk'uko umwami akorerwa, bagashaka umuntu mu gihugu wubashywe kuruta abandi bose, agafata ya farashi akayija imbere, akaba ari ugenda utangaza ahantu hose mu midugudu ngo kuko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Umwami ati ibyo byose uvuze hatabuzeho na gato, genda ubikorere Morodekayi wa kwirembo ry'ibwami, kandi uri butware iyo farashi agenda bitangaza ni wowe. Nuko Hamani agwa mu kantu, ariko arabikora. Aho yahereye atanga amakuru kandi atanga amatangazo, niwe harimo. Mu by'ukuri nta kindi cyakoze iki kintu gikomeye, nta yindi mbaraga yanyeganyeje igahindura icyerekezo cy'igihugu cyose, ni ishengesho. Daniel ibye murabizi, yari bujugunyirwa intare, nta kindi yitabaje no gusenga, maze Imana ikora igitangaza gikomeye, nabwo ipfuka iminwa y'intare zitazi ubwenge, bazijugunyira Daniel ntizarya inyama ze kubera gusenga. Nawe ujugira ibigeragezo, igihe turi mu bigeragezo, igihe uhuye n'ibikugoye, wijuganya, wija wiheba, wije kubita ku mashyi, wije honda ku matako, wije upfuka amaso, wije wikubita ku munwa, ugenda upfukame usenge. Mu bigeragezo dukwiriye gusenga. Isengesho rifite akamaro mu bigeragezo. Gatatu, ishengesho rifite akamaro igihe inshingano zaturenze ubushobozi. Muri ubu buzima dufite inshingano nyinshi, turibanda cyane ku nshingano z'agakiza kuko gahenze kurusha ibindi, ariko n'izindi z'ubuzima nazo mu by'ukuri haba igihe ziturenze ubushobozi. Hari igihe ndatanga ingero kuri bikeya, nsome iby'ingenzi nifuza kuvugaho. Mu by'ukuri dufite inshingano mu miryango yacu, nizo ngende bujeho cyane, nizo mu itorero, ariko ngende bakoze imiryango. Burya hari igihe umuntu abona ibyo kugaburira abana bimubanye bikeya, hari igihe abona kubigisha bimugonze, hari igihe abona kubavuza bimubereye ingorabahizi. Inshingano ziba zakurenza ubushobozi. Nanone kandi icyo gihe nabwo nta kindi abana ari ibigeragezo ukwiriye gusenga, ariko inshingano ndi buvugeho muri uyu mwanya w'iki cyigisho ni inshingano z'iby'umwuka. Dusoma mu Wifuza byose 5:5-6 hatubwira yuko mu nshingano z'iyobokamana izirusha izindi kuremera ni inshingano zo mu rugo. Ngo niho hasaba ngo imbaraga nyinshi, iby'umwuka byinshi no kwihangana kwinshi. Kugira ngo umuntu ahagarire iyobokamana mu muryango rigende neza, byo bisaba kwihangana kwinshi, iby'umwuka byinshi n'imbaraga nyinshi. Niho hasaba imbaraga kurusha ahandi hose. Kubwiriza mu mahanga bisaba imbaraga, gukora amavana mu baturanyi bisaba imbaraga, igiterane gisaba imbaraga, ariko aharusha ahandi hose gusaba imbaraga z'iby'umwuka, iz'iby'ubwenge n'izo kwihangana,
ni inshingano zo gushinga, zo guhagararira iyobokamana mu muryango. Mu gitabo cy'Abatora umuzingo wa mbere w'igitabo cy'Abatora umuzingo wa mbere, urupapuro rwaho ni ikigwa cya 23, niho mwakibona neza kuko muri telefone ndi gukoresha bishobora kutahura neza. Ikigwa cya 23 amasuba heruka hatubwira amagambo avuga ngo umurimo wo kwitegeka mu byo kwigisha umwana. Ahangaha nuko tugomba kujya dusenga igihe inshingano dufite ziturenze ubushobozi. Ndavuga cyane kuzo mu muryango, ku babyeyi. Mu byo kwigisha umwana haba ubw'ubushake bwa nyina n'ubujijuke bwe bihura n'ubwenge buke bw'umwana n'ubujiji bwe. Iyo bigenze bityo, nyina bagomba kugira ubwenge bwinshi. Gukorana ubwenge buke no gukoresha umwana ku gahato biramwangiza cyane. Igihe cyose bishobotse kwagakwiye kwirindwa, kuko iyo katirinzwe bizanira umwana na nyina guhora batongana. Iyo umubyeyi afite ubujiji mu burezi bugahura n'ubujiji bw'umwana, ikigaragaza mu rugo nta yindi mpamvu ikizabikumenyesha ngo burya ndinjiji n'umwana ndera nawe ninjiji, nuguhora wowe n'umwana wawe muhora mutongana. Ndizera ko abateze amatwi y'ababyeyi amagambo barayumva neza. Hari umwana nawe uzimuhora mutongana, nyamara ko umubyeyi umushinjanwa niwe muri, ngo uyu mwana rero ngo mpora ntongana nawe, ngo intambara yanjye nawe ntijirangira. Nyamara igitabo kitubwiye yuko byatewe n'ubujiji bwawe n'ubujiji bw'umwana byasakiranye, none byatumye wowe n'umwana muhora mutongana, kandi bifite ingaruka mbi wa mubyeyi we. Iyo uhora utongana n'umwana buri gihe ngo ntawe ni ubwo ni kanaka tu, ngo ubwo ni kana, ngo ubwo niwe tu, biramenetse, ubwo niwe nta wundi, mugahora mutongana. Igitabo kiratubwiye ngo byatewe n'ubujiji bwawe n'ubujiji bw'umwana, kandi nimuhora mutongana icyo bizabyara bizakwangiriza, bizangiriza umwana cyane, bizica ubwenge bwe bibwonone. Buriya guhora umuntu atongana n'umwana ni bibi, ni ibya Satani. Ntabwo ari Imana ubukorera rwose, aba ari Satani ukorera. Iyo usomye ibitabo ni bibi, byangiza ubwenge bwe, bikangiza n'ahazaza he. Icyambabaje ngo nuko bije bituma nigeme na migambi ry'umwana ritazagira ku ntego bitewe no guhora atonganwa. Ntiwumva se ko wiciye byinshi? Niba ari kuzakora akazaguha n'ubufasha kubwo wamaze kwica iterambere rye. Rero ngiye bibaye bityo, rero wa mubyeyi we muri inshingano iba yakunaniye pe. Iyo umwanzuro ari uguhora mutongana, inshingano iba yakunaniye. None se wakora iki? Ariko niba ako kaga kamaze kubadukaho, umwana akwiriye gutozwa gushyira ubushake bwe mu bushake bufite ubwenge buruseho bw'umubyeyi we. Umutegarugori akwiriye kumenya kwifata, ntagire icyo akora cyo gutera umwana kubyutsa intambara. Ntakwiye gutangana amategeko ijwi rikakaje. Ikizamugira umumaro cyane ni ukuvugana ijwi rito rituje. Akwiye kugira umwana ibimukurira kuri Yesu. Akwiye kumenya yuko Imana ari umufasha we n'urukundo rwe n'imbaraga ze. Iyo ari umukristokazi w'umunyabwenge, ntagerageza guhatira umwana wo kuganduka, asaba ashishikaye ngo umwanzi atanesha. Iyo umubyeyi ari umukristokazi atari umupaganikazi, yari umupaganikazi avuga ati tuzahigana, nzakwica ahubwo. Hari n'abyo bavuga ayo magambo imbere ngo ahubwo nzakwica. Ariko uwo ni umupaganikazi, hano nzakwanga, ngo ndakwanga, ngo nzakwanga. Iyo ari umukristokazi ntavuga atyo, ntagerageza guhatira umwana kuganduka, aho asaba ashishikaye umwanzi atanesha. Maze uko asaba yumva ko imibereho y'iby'umwuka ihindutse mishya, abona yuko iyo mbaraga yamukoreyemo ari gusenga ikoreye no mu mwana, maze umwana agahinduka umunyamahoro kandi wumvira. Uwo mubyeyi abanesheje kwihangana kwe, ineza ye, amagambo ye y'ubwenge bwo kwirinda ibibi biba bikoze umurimo wabyo. Haboneka amahoro akurikiye umugaru k'umucyo w'izuba imvura ihise. Nuko rero abamarayika barebaga ibyo bakaririmba indirimbo z'umunezero. Bene ayo makuba aza no mu mibereho y'umugabo n'umugore, iyo batewe n'umwuka w'Imana, bagaragaza mu bihe nk'ibyo umutima wo guhubuka no kutabanza gutekereza
kuko biboneka kenshi cyane mu bana, kuko ibuye rikomeye ryikubita ku rindi rikomeye, niko n'intambara y'ubushake yikubita ku bushake bundi imera. Iyo hatabayeho gusenga bagakoresha imbaraga, hari n'igihe bafata ati ukubita nanjye nkubita, tumukubita mpaka azatungane, ngo icyo muba mukoze gusa ngo niho gufata ibuye ry'isarabwa ukarihuza n'irindi, icyo bibyara n'umuriro gusa. Iyo kamere y'umwana n'iy'umugabo n'umugore bihora bikubitanira mu rugo, bihora byatsa umuriro. Niyo mpamvu umugore w'umukristo akazi utari umupaganikazi azavuga ati reka noneho nitabaze intwaro yitwa gusenga, agafata igihe agasengera umwana amuvuze mu izina, ngo ariko agasenga ashishikaye. Ijambo riratubwiye ngo icyo uwo mubyeyi azabona ni uko azabona amahoro atashye, umunezero uje, koroha gutashye mu mwana. Ari gusenga ngo azabivanga no gukosora kuvugana bakajya avuga neza gusa. Ngo abagore bakoze batyo basenze inshingano zabananiye bagasenga, ngo byabaye nk'uko bijya bimera izuba rirashe imvura ihise, cyangwa izuba rivuye umugari ucogoye, ngo abamarayika barebye uko gusenga k'uwo mubyeyi, ngo batere indirimbo z'umunezero, baranezerwa cyane kuko umubyeyi yaranesheje. Mbese bashiki banje, ko nzi ko intambara ibagoye, mwakwita baje gusenga ko Imana izakosora wa mwana ikamugarura amahana agashira. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ababyeyi bitabaje iyi ntwaro yo gusenga, inshingano y'abarenze ubushobozi, ngo baranesheje. Niko byanditswe, kandi byanditswe ntibibeshya. Ngaho nawe gerageza ufata igihe umwana uyu n'uyu mu cyimbo cyo kumutuka no guhora umucyocyora no kumucyurira, ahubwo usenge. Icya kane gikwiye gutuma dusenga, kitugirira akamaro mu ishengesho, ni igihe dukeneye umwuka wera. Twasezeraniwe guhabwa umwuka wera, ni umufasha. Ntabwo umurimo usigaye w'agakiza ni uw'umwuka wera. Imana yaradukunze iduha Yesu, iradukunda iduha ijambo, iradukunda itanga impano zishobora kutubwira iryo jambo, iradukunda itera imitima kwitanga ngo itubwirize iryo jambo, iradukunda iduha ubwenge bwo kumva. Noneho kubw'urukundo rukomeye, igisigaye ngo ibyo byose bigira akamaro. Amaraso ya Yesu agira akamaro, ibitabo yaduhaye bigira akamaro, impano yaduhaye zitugirira akamaro. Igisigaye gusa ni ubufasha butangwa n'umwuka wera. Iyo tumwakiriye mu mitima yacu tukamuhabwa, adushoboza kumva ijambo ry'Imana neza, adushoboza kurikunda cyane. Nasomye amagambo yanejeje mu gitabo cy'ubutonde umuzingo wa kabiri, ngira ngo ni hafi page 16 aho ni 32. Ntabwo ngifite hano. Havuga yuko ngiyo umwuka wagaze mu mutima, ngo yatashye mu mutima, ngo inyuguti yose yo mu byanditswe ngo igire agaciro karuta k'amafaranga. Vuza amafaranga aho bavuze zahabu. Ntabwo izahabu tuyizi twe ntituyitunze, ariko muvugi amafaranga. Iyo umwuka wera ageze mu mutima, ngo buri nyuguti yose yo mu byanditswe iyi tubereye agaciro k'ifaranga, k'izahabu. Icya kabiri umwuka dukorera nuko atwemeza ibyaha byacu tutumvaga biremereye tukabitinya nk'uko Imana ibyanga. Icya gatatu umwuka wera aduha imbaraga yo kwihana no kubicikaho, kandi akaduha ububasha butuma imitima yacu itungana. Umwuka wera n'umufasha kuri buri ntambwe yose ituma ibyiza twahashyizwe mu bikorwa, ariko abazamuhabwa n'abazabisengera. Mbese ntazarushaho guha umwuka wera abamumusabye. Luka 11:13. Ibyaduka 190. Reka dusome aya magambo. 190. Dukwiye gusengera isuka ry'umwuka wera dufite umwete nk'uko intumwa zabigenje ku munsi wa Pentekote. Niba bari bamukeneye muri icyo gihe, tumukeneye ubu kurushaho icyo gihe. Gusukwa k'umwuka wera ku itorero biracyafatwa nk'ibihe bizaza mu gihe kiri imbere, ariko ni amahirwe y'itorero ko ryamwakira uhereye ubu ngubu. Mu bushake, mu busengere, mwizere, tugomba kuwuhabwa, kandi ijuru ryiteguye kuwuduha.
urugero rw'umwuka wera tuzahabwa ruzaba rungana n'urwo twifuzaho, n'urwo tuwifuzaho, n'urwo kwizera kwacu, ndetse n'uko tuzakoresha umucyo n'ubumenyi tuzahabwa. Ntiturifuza bihagije gutitiriza Uwiteka dukoresha amashengesho yacu no kumusaba ngo aduhe impano y'umwuka wera. Uwiteka yifuza ko twamubuza amahwemo kuri iyi ngingo. Yifuza ko twagotesha intebe ye y'ubwami amasengesho yacu turi gusaba umwuka wera, kandi azamuduha rwose. Noneho kutagira umwuka wera ni ubushake bwacu, ariko abazawusabira batitirije nta gushidikanya bazawuhabwa. Abantu bose bazabura umwuka wera nuko batamusabye, abazamusaba bazamuhabwa. Ndasubiramo, adutera guha agaciro ijambo ry'Imana, rikatube inyiguti yose tukayikunda kuko dukunda amafaranga. Icya kabiri, umwuka wera adutera kumenya uburemere bw'ibyaha byacu. Icya gatatu, umwuka wera aradufasha tugashobora kurwana twagitsinda, kandi umwuka wera afite ububasha bwo gutunganya imitima akamaramo ibyaha, nk'uko umuntu akoropa inzu akamaramo imyanda yasutsemo amazi. Noneho turamukeneye cyane, ariko azahabwa abazasenga bamukeneye bakagotesha intebe y'Imana amashengesho, ariko ayo mashengesho adatuza akayibuza amahwemo. Aho dusoreza icyigisho cyacu, mbese ni gute dukwiriye gusenga? Dukwiriye gusenga dute? Reka turebe uko dukwiriye gusenga. Mu gitabo cy'Abatesalonike igice cyaho cya 5:17 aratubwira ngo musenge ubudasiba. Naho mu gitabo cya Luka 10:1 abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Icyo dushakamo ni ijambo iteka ntibarambirwe. Imana yategetse yuko gusenga ntabwo bikwiye kugira konji, ni ibikwiriye guhoraho. Natangajwe n'amagambo nigeze nsoma ahantu hamwe avuga yuko gusenga, hari n'uwayadusomeye, gusenga nta murimo wundi ukwiriye kubikoma mu nkokora. Ubaho niba upanze gusenga, akaba umwanya wo gusenga ugeze, ngo n'uwo byaba ari imirimo y'itorero, gusenga n'ibice bibanza ubanza usenge. Noneho tugomba gusenga ubudasiba, kandi tugasenga iteka ntiturambirwe. Dukwiye guhora dusenga. Mu gitabo cyitwa umurimo abakozi babwiriza ubutumwa, ikigo cyitwa amasengesho, umwe baravuze ngo iyo tugabanije gusenga tukabireka rimwe na rimwe tukajya dusenga gusa igihe byabaye ngombwa, ngo bijya bituma isano yacu n'Imana icika. Mbese gusenga ko bitavunya umubiri kuki binanirana, nuko Satani azi ko ari ikintu cy'ingenzi akakibuza abizera. Ndashaka kurangiriza ku magambo makeya yo mu kugana Yesu, abariho dusoreza icyigisho cyacu cyo muri uyu mwanya. Kugana Yesu haratubwira, ariko ntase mu kugana Yesu, ndashaka gusoma andi magambo ari muri kino gitabo cyitwa Urugo rwa Kristo 256. Haravuga ngo mu buzima bwa buri munsi muzahura n'ibintu byinshi bibatungura, ari bibi bitanejeje kandi byo kubashuka. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Murwanye Satani nawe azabahunga. Igihe muzaba mugeze mu gihe cyo kunamuka no kubura kwihangana no kwitegeka, mugeze mu gihe cyo kuba inkaka n'abanyaburakari, muri kuregwa n'umwanzi imbere y'umucamanza, mugeze mu gihe cyo gusenga iri shengesho muryohereza mu ijuru rivuga riti: "Oh Mana, mfasha ngo mbashe gutsinda ibigeragezo, mfasha kwirukana mu mutima wanjye urwango rwose, uburakari bwose n'amagambo mabi yose, nk'ubugwa neza, kwiyoroshya, kwihangana n'urukundo rubyawe. Ntiwemere ko nsuzuguza umucunguzi wanjye, mfasha
njye nita ku magambo n'ibyifuzo by'umugore wanjye, iby'abana banjye, iby'abavandimwe banjye mu kwizera na bashiki banjye. Mfasha mbe mwiza ukabakabwa, ugira impuhwe n'imbabazi. Mfasha kuba umuhuza w'umuryango wanjye no kugaragaza imico ya Kristo imbere y'abandi. Ngiri sengesho rikwiye gusengwa n'umugabo igihe abana batakoze nk'uko bategetse, umugore atuje gahunda, abana babyishe, amabwiriza babahaye bayajambaguje gusa, maze ukababara cyane, ngo uzaje wihutira gusenga ubwira Imana uti mfasha mu mutima he kuza urwango, rujya ruza, mfasha ne kugaragaza uburakari, mfasha ne kuvuga amagambo mabi nyabwira umugore n'umwana n'abavandimwe banjye mu kwizera. Urumva ko n'abavandimwe mu kwizera hari igihe tugirana nabikibazo bakaduhemukira, ariko ngo mfasha kugira ngo mbe mwiza kandi nguheshe icyubahiro. Ndashaka gusoma amagambo ari mu kugana Yesu asoza atubwira ngo abantu batagira shinge na rugero babakeneye batindi bakunda gushukwa iyo banze gusenga. Uragira ngo abamarika batekereza bate? Kandi Imana irangamiye kubaha ikirutaho kuba cyiza ndetse no gutekereza. Abamarika bo mwijuru bakunda kuramya Imana, bifuza kuyiba bugufi iteka. Cyo gituma bishimira gushikirana nayo bikabarutira byose. Nyamara abatuye mu isi bo aribo cyane cyane bakwiriye imfashanyo itangwa n'Imana yonyine, basa nkaho banyuzwe no kubaho bigo mu mucyo n'umwuka wayo n'ihirwe ryo gusabana nayo. Umwijima w'umubugo tabirangiza gusenga n'ibyongorero by'ibishuko bye bikabatera gukora ibyaha. Ayo makuba yose bayaterwa nuko batita kwihirwa Imana yabahaye ari ryo ryo gusenga. Ngira ngo aya magambo arumvikana. Reka turangize tubabwiye uko ijambo ry'Imana ritubwira. Muri kene gitabo muzakomeza mwisomera hatubwira ngo niba dukeneye gukosora ibikosa, tukibuka gushyira mu bikorwa iri hame ryo gusenga kugira ngo tubone umugisha waryo. Icyambere ngo ntukabure mu materaniro y'abantu bari gusenga. Ni itegeko. Mwene data nawe mushiki wanjye ukeneye kwiyi impano nziza yo gusenga itubere ingirakamaro, ntukongere kubura gusiba mu materaniro y'abari gusenga, mu muryango, mu itsinda, mu itorero no muri rusange. Ntukajubura kuboneka aho bari gusengera. Icya kabiri, ntukajubura gusengera mu rwiherero, ngo kuko nubwo kuba mu iteraniro ari byiza, mu muryango ni byiza, ngo ariko ayo mu rwiherero niyo mashengesho arusha agaciro andi yose, kuko niyo ahura n'Imana ukayibwira amarangamutima yawe, ugasabana nayo atari muri rusange, ukimenyera Imana ubwawe. Noneho ni byiza ko tugira umwete wo gusenga. Igihe dufite amakene tujye dusenga. Igihe twumva ntayo tuba twagize akaga tujye dusenga Imana idufashe ihumura imitima yacu, kugira ngo iyi mpano y'ingenzi itubere ingirakamaro. Twari ku ijambo ritubwira ngo akamaro ko gusenga. Tubonye gusenga muri bike dusomye mu ijambo ry'Imana ni iby'ingenzi, kuko biradufasha twebwe abanyabyaha. Iyo dusenga dukizwa ibyaha. Mu bigeragezo bituma tunesha ibigeragezo, Imana ikadutabara kandi ikiyerekana. Kandi nanone iyo dusenga inshingano zatugoye cyane cyane zo mu muryango, Imana iriyerekana. Ndetse nongere mvuye nti nizo mu itorero, igihe uri umukozi mu itorero ukabona biranze, gahunda upanga ntizitera imbere, abizera ntibeguka, aho ubwiriza ntibenyeganyega, jya usenga. Imana yo mu ijuru izakingura amarembo. Ikindi kandi igihe dukeneye umwuka wera dukwiriye gusenga ngo tumuhabwe. Tubonye amasengesho adufitiye akamaro, twakoze ibyaha adufitiye akamaro, inshingano zaturenze adufitiye akamaro, turi mu bigeragezo adufitiye akamaro, kuko atuma duhabwa umwuka wera. Dukeneye gusenga ubudasiba rero, kandi tugasengana kwizera, tugasengana kwihana. Imana idufashe, iduhe kongera kwegura iyi ntwaro, kugira ngo umwanzi arakaye cyane muri ibihe biheruka turwanishe intwaro yitwa gusenga. Ni intwaro ikora hose, ni intwaro ikenerwa hose.
Imana ibitwumvishe, ibitubashishe, tuyifate mu biganza, we kuzongera kuyirekura, he kuzongera kuyirekura, bizaduhesha kunesha. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amena. Kadushimire abateze amatwi iki cyigisho cya mu gitondo, kandi tubifuriza kurushaho gushyira mu bikorwa. Reka twongere tubibutse nomero za telefone mushobora kwandikaho ibitekerezo, ibibazo ndetse n'inyungu. Ni 078 68 53 25 7, 78 68 53 7. Iyo uri hanze wongeraho agateranyo 250. Reka dusenge. Turagushimye Data wa twese kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rukomeye rwatumye uduha amahirwe y'ingenzi yo kujya tuvugana nawe dusenze, kandi ukaduha amasezerano y'ibyo uzajya udukorera muri byose. Tugushimiye yuko twabonye ibihamya bihagije byo wagiye ukorera abana bawe kubera gusenga. Ndakwinginze natwe uduhe kuba abanyamashengesho, kugira ngo ubuhamya buhagije bw'icyo ukorera abagusenga natwe bubu bwacu bikomeze kwizera kwacu, bitubere ingirakamaro, tuzaboneke mu bwami bwawe. Utubane uyu munsi, kandi ijambo ryawe rihatira imitima yacu umwuka wera, tubigusabye mu izina rya Yesu, amena.